ngendo bashaka kuvuga. Rero ndajya ngo nkusigire message uyu munsi ndumva nashaka kwirarana. Ndimo kuvugana n'umuntu wabaye disappointed. Akaba yarafite inshuti zikamudisappointinga, akaba yaraciye muri situation abantu bakamudisappointinga, kumva yanze abantu. Wari wageraho wanga abantu ukumva ni wifuza kubana n'abantu, kumva wifuza kubana n'ibikoko bindi, kumva kwigera mu ishyamba ukirebera itunyoni, ukumva wakwibanira n'amatungo yandi na pets n'utubwa, ukibanira n'abana bato batazi ubwenge. Umuntu yari yakugera aho hantu. Ariko rero nje kukubwira iki kintu ngo umuntu akenera undi uko byagenda kose. Ntuzanga abantu, ahubwo abantu bose si bamwe. Umuntu umwe ashobora kuguhemukira hanyuma undi akakublessinga, cyangwa akakubera imfura, cyangwa akakubera nabyita ngo ikisi, akakubera inshuti nyashuti. Umwe akakwica, akagambira kukwica, undi akagukiza. Rero niba uri hano urimo kunyumva, wumva abantu bose uvuga abantu bose si babi, kandi abantu bose si beza. It's up to you to choose abantu ugomba kubana nabo. Buri ushobora gukora ikosa rimwe ariko ntuzakora ikosa kabiri. Abantu tubana nabo, abantu Imana yaremye nanjye ndimo, tugira ibyiza tukagira n'ibibi. Buri muntu wese aba afite nyine both sides. Ariko wowe hitamo nuhe muntu ushaka kubana nawe, ariko ntuzareka kubana n'abantu. Abantu niba Imana ikishamwo blessings zawe, ntabwo Imana ishobora kukublessinga ivuye mu ijuru ngo imanure blessings zize zikugweho zica mu bantu. None se n'ubu udafite abantu zizaca mu rindi. Ahubwo it's you to focus on positive people. Abantu bafite ikintu bagufasha mu buzima, abantu wungukiraho, abantu bakugira inama, abantu bubaka ubuzima bwawe, abantu bubaka iterambere ryawe. Bamwe bakudindiza ngo nuko ari za mashuti ngo long time friends, biki ubona babara bakudindiza bagusubiza inyuma, bagusubiza nta kintu mwungorana mu buzima. Bareke bigutesha umwanya. Point of view. Abantu bose si beza, abantu bose si babi. It's your choice that matters. Narabibonye. Hari igihe abantu bageze ahantu ntabwo ari komana abantu baremye. Umuntu azabigira